Ikiganiro mpaka hagati y'Abaheburayo nyabo n'Abayahudi bita Abayahudi. Icyo kiganiro mpaka gituruka he? Giterwa n'iki? Gituruka kuri filime n'ibitabo bimaze iminsi bicicikana bitewe n'umuhungu ukina basket witwa Carl Irvin yashyize kuri Twitter ye. Noneho bakabataka bavuga bati mwebwe murapfobya Abayahudi. Nabo bakavuga bati ntabwo ushobora gupfobya Abayahudi kuko nitwe Abaheburayo ba nyabo, uko mwatuvanye mu gihugu turabizi, uko ubucakara turimo kugeza n'uyu munsi tubayemo turabizi, ahubwo igihe kirageze twamenye ukuri, mwaratubeshye, tuzi ko mwagize mu gihugu cyacu, muvemo mugende. Noneho niba mubona ko tuvuga ibinyoma, mukoze ibiganiro mpaka, noneho uvuga ukuri n'uvuga ibinyoma agaragara. Reka turebe rero. Tuzi ko ukuri kurahenda kandi ukuri ntiguhenda. Iyo ufite umuhati n'ubushake bwo gushakisha ukuri urakubona, ariko iyo ukubonye tuzi ko gushobora guhenda, ariko guhenda bigirwamo uruhare n'abantu bagisinziriye badashaka kumenya, kuko bifata igihe kirekire kugira ngo kwa kuri wabonye kube gusaka mu bantu bose. Bisaba abantu benshi duhuzwe n'uko kuri, noneho ikinyoma tugisezerere cyatuwe kikatugena mu bucakara imyaka n'imyaka. Reka turebere. Niyo mpamvu satani n'abambari nabo bazi ubwenge buri gihe barabishira, bagakoresha iterabwoba, bakavuga bati nudakora gutya nudagira gutya ngo ugende uvuge ngo ibyo avuga ntabwo ari ukuri, turakwaka amafaranga. Ariko byabaye kuri Carl Irvin, yarabyanze kuko we arabizi. Ntabwo narinzi ko yakangutse, ariko asangije abarira link navuze turi umuhungu byapfuye kuza gutya gusa. Ariko naraye mukurikiye nimugorora ndareba mbona ibintu ashyira kuri Instagram ye, nibazaga ko navuye mu bitotsi, ariko umuhungu yavuye mu bitotsi kera. Azi ba Dr. Sebi, azi byagiye biba muri Egypt, mu Misiri, azi byose nagiye mbona ko abizi. None kugira ngo azane Hebrew to Negroes ira link ayishyira hariya, nuko abizi byose neza, nicyo cyari gisigaye. Urabona akazi biri gukora ni akazi keza cyane. None rero wakwibaza uti nibiriya filime n'ibitabo bipfobya Abayahudi, kuki Amazon ikibigurisha? Kuki Amazon itarabivanaho ikaba ikibigurisha? Ariyo mpamvu uriya muhungu wabikoze Ron Dalton avuga ati niba mwumva mufite ukuri muze tugire ibiganiro mpaka aho umuntu wese abona bitari muri rw'ijwi, maze naho turebe uvuga ukuri n'ibimenyetso n'uvuga ibinyoma nawe aboneka agaragara. Reka rero turebe. Baravuga bati intwaro ubu ngubu barabita Abayahudi bakoresha no kuvuga ngo upfobya ukubaho kwabo. None uramuhungu rero akavuga ati ntawe ushobora gupfobya ukubaho kwanyu kuko ibyo zira mwitirira ni twe uko mwatwatse igihugu, uko byagenze mu mazi myaka 70 muri kiriya gihugu. Amadini yose mufite, yanyu idini ryanyu mufite byose ni bishya, ariko imyaka 50-70 irahagije kugira ngo abantu bari uyu munsi bamenye batega no kubintu byagenze, kuko benshi bakira bakabira mu nguri ibyo babwiwe gusa. Ariko usubiye imyaka inyuma ukareba uko ubwoko bw'Imana bwawe muri kiriya gihugu kimaze gusenywa n'Abaroma muri 70, ugakurikira ukareba uko bagize mu bucakara. Iby'Imana yababwiraga nimudakurikiza ugushaka kwanjye muzasubira mu bucakara, ariho bari hano muri Amerika. Ariko Imana yarabasezeranyije avuga iti mu bihe byanyuma aho muzaba mwaratataniye hose muzibuka ko muri bo mwongere mu nsange muba abantu banjye nanjye Imana yanyu. Nibyo biri kuba rero, kandi ni intangiriro gusa, ahubwo nta kirabo. Niyo mpamvu rero Ron Dalton wakoze iriya filime n'ibitabo, njye nabibonye hashize n'imyaka 3-4 nibwo yabisohoye bwa mbere, twibaza impamvu abigurisha, ariko kwa kugira ngo bigire agaciro kugeza igihe. Reba hashize imyaka 4 bisohotse, uyu munsi nibwo biri gukora akazi gakomeye. Bakavuga ati okay, yaba ibitabo yaba filime muraza mukavuga mu muti ni ibinyoma, ndapfobya kubaho kwanyu. Okay, none reka tubyoroshye ni muzane abarabayi banyu bose, abica ijambo ryanyu bose bakomeye bo kwisi yose, nanjye nzi niyo naza ndigiye nyine dukora ibiganiro mpaka. Abantu bose bari kuri televiziyo turebe ubeshya n'utabeshya, kuko ubikurikiye neza. Niyo mpamvu
urumva kugira ngo bitajya mu bantu bose babimenye, tumenye abari bo naho baturutse n'ukuntu bageze muri kiriya gihugu. Ibyo biganiro mpaka biramutse bibaye, ndakubwiye isi yose izateye kubita hasi. Bamara kumenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, bidashidikanya, utagira gushidikanyaho, utavuga ngo ngo ukeke, ngo ntabwo ukeka. Hano Bibiliya, niyo mpamvu Bibiliya abantu bayisoma uko imeze, benshi bazaharira. Yeremiya 16:19, bose bazareba bavuga bati ni koko twarazwe ibinyoma, bazarira. Nta kintu kiruta kumenya ukuri kw'ibintu uko byagenze muri Rusi n'ubwoko bw'Imana bwayo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.